ariko warize Mm? nize uravuze ngo libre na droit Ni droit uburenganzira bw'umuntu. libre byo niki Libre ni umwanya we wo kuvuga ngo abasha kugenda. sira wagarukiye mu makanga Ndewe ntago nize amashuri menshi nagarukiye mu wa gatanu primaire, ariko kuba narabanye n'abanyeshuri imyaka irenze 5 ba secondaire, hari byinshi nshobora gukoperamo nkabyumva uko mba ndi mukuru, wavuga mu cyongereza nkaba nakumva, hari n'icyo wavuga nkaba numva nagusubiza. nyamara uyu muryango urakaza kuko gusubiza icyongereza nakivuga, igifaransa nakivuga, icyo utambaza ni ubusesenguzi bwacyo ngize nati sesengura ititire imeze gutya. Yes. Emery ririmbira Silas sha mba numva ibintu bintunguye. oya nvangu ubundi umuhanzi aho atanga kapera akigera aho hantu ako kanya ubwo ririmbira Silas sha sira ntago bikeneye Ewa nabaye afite impano yo kuririmba uko ayifite, ntago yabura indirimbo yaririmba mu gihe cy'amatsiri cyangwa mu minota mikeya, buri kimwe cyose uba kiza. Nagende twagiye Emery Ngiye kuririmba indirimbo y'urukundo kuko mukunda. Yego. Badumva muntunguye cyane. Gerageza twumve. Na papa Baruteri uyikomereho, uyikomereho, Rozari y'umubyeyi tuyikome, n'abanyamakuru bacu muyikomereho. Ninyabona nzajya kwivuza. Bueno nzajya kwivuza. Ibi mu 40 nibyo baguciye. Kandi nabyiza cyane. Umuryango FPR inkotanyi cyane. Niba bivuze ndara ntasinziye ndimo guhimba indirimbo mvuga ati nanjye. Nimbona abahanzi bagiye imbere ndemera ndirohe mvuga umuvugo. Bashake batsubiza inyuma ariko navuze. Uje kuri imbe indirimbo sasa. Nimureke turate FPR inkotanyi z'u Rwanda zatukuye mu icuraburindi ry'umwijima, aho abana bariraga ababyeyi nibumve, aho ababyeyi batakaga abapapa nibumve, aho abapapa batakaga bakikizwa n'umuvu w'amaraso utemba. Yes, reka mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukunda ibiganiro bya Jero TV. Jero TV show ni umuyoboro mwiza, umuyoboro wa buri muntu, umuyoboro w'umuntu wari wese ufite ibitekerezo byubaka igihugu, ibitekerezo bimwubaka nawe ubwe. Niyo mpamvu uyu munsi twasuye urugo rwiza, umuryango mwiza, umuryango ubanye neza, umuryango wishimiranye, ariko kandi umuryango watubwiye ati twebwe dukunda itangazamakuru muze mutuganirize. Uraho wa mugabo? Uraho neza cyane. Nitwa Ndekezi Silas. Yes. Ngiye nkaba nkomoka mu karere ka Ngororero, ariko nkaba ndi mu Bugesera, ariho nkorera akazi kanjye ka buri munsi. Yes. Urundi ruhande turi kumwe n'umudamu wawe. Amakuru ni meza cyane. Yego, witwa nde? Nitwa Nyirabera Emerine, nuka nanjye mu karere ka Ngororero, nkaba naraje gushakisha imibereho mu Rwanda rwatubyaye hano mu Bugesera. Ariko mbonye abanyamakuru numvishe binshimishije cyane birenze. Oh yes. Biranshimishije birenze kuko hari n'indirimbo n'umuvugo ndabatuma ku gihugu cyacu, bayobozi bo hejuru bayumve. Nari narabuze ukuntu yabageraho, wenda mwayibangerezaho ibyishimo byanyishe cyane. Yego. Mu busanzwe ukunda itangazamakuru? Rigenda yikunda cyane, nari naranayibuze, byarancanze ukuntu nzahura nayo. Yego. So murakoze kuduha ikaze rero. Mwese numvishe muvuga ngo muri muvuka Ngororero. Mwisanze Nyamata gute? Twisanze Nyamata mu buryo bwa famille nazo zihari. Uko nyine twavuga ngo aho umwaje undagenda za nundi. Nkuko uvuga ngo nitangazamakuru. Nundi nawe burya gato ashobora kuri kumbura akavuga ati baba nanjye nababona gute kugira ngo nanjye bazaze kunabonye bakora ibintu byiza. Yes. Nuko twese rero twagiye tuza undaza wamara gufatisha ubona ko n'ibigori bireze. Ibisimbura ko bitugahura nta kibazo, tukaza gutyo mu bwo buryo, nta izindi mpamvu zindi nizo. Ubu hano mu mwaraguze? Hanga ntago twaguze, ariko kuba tutaraguze n'ubundi hari aho dufite twaguze. Naguze aho utaza Kayonza za Rwinkwavu, ariko n'undi ari mvuye mu Bugesera. Amafaranga nakore mu Bugesera nayaguze inzu za Rwinkwavu, ubu niyiri n'abapangayi barimo. Nubwo bari make ya mafaranga yaho ariko araboneka.
ubu ufite n'abapangayi? abapangayi barimo. uratugurira agacupa? Agacupa nagakoye gukagura kuko n'ubundi byo ni na ngombwa, ariko n'ubundi niba ngombwa mushobora kugenda mugasomye, nta kibazo cyaba kirimo. Mu Bugesera nta kibazo, mu rugo rwanjye y'umutekano hari ibintu byose biba bihari, ntago umutekano ujya ubura, nta n'ikintu cyanabura muri byo. Harya watubwiye ko witwa Nyirabera Emeline. Emeline uri umuhanzi? Ndi umuhanzi ariko nabuze ukuntu nazamuka. Yego. Murabona iki cyaro mudusanzemo, nta muntu wabwira ngo reka umubwire ibintu by'indirimbo, ariko zarwi inkwavu nari maze kugira ikipe yitwa Indangamirwa, nayigishije tujya kwamamaza FPR Inkotanyi, nari nabigishije indirimbo, nizo basohokanye bajyana ahantu bari bakoreye ibyo birori. ariko nuko nari ndwaye barambwira ati reka tugutegere na moto ikujyana, kubera nari mfite inda ntoya, biranga muraza ababyeyi ukuntu bigenda. Ubwo sinajya, ariko indirimbo narazibigisha, ndaga ati mugende mwitwaye neza imbere y'ababyeyi banyu. Ariko utarakomeza, mwese ndabona mwambaye twambaye ibirangantego bya FPR, kuko n'ubundi twagiye imbere cyane turahagera, n'ubundi turabibona henshi cyane. Mukunda umuryango? Dukunda umuryango wa FPR. Ikintu kimwe uvuga ati ngiye n'umudamu wanjye umuryango wa FPR turawukunda, ni iki kintu kimwe uvuga ati ahangaha kabisa niyo mpamvu ngomba gukunda umuryango wa FPR? Ngiye umuryango wa FPR impamvu nkukunda, ndandyama nkasinzira, urumva, kuko hari ibihe byabayeho gusinzira biranga, ariko ubu ngubu tuvuga ndaryama nkasinzira, nkatembera isa yanjye ya 5 nkaza nkitahira ahangaha, bugacya mu gitondo njya guhiga akazi kanjye uko bikwiye, njya mu murima mpinga ibyo bishyimbo byanjye n'ibyo bigori, igihe cy'impeshyi cyaza tukubakira abaturage. Banga umutekano ku isonga. Reka tubaze madame, wowe uravuga ati ndabona agapira kawe no umuryango wa FPR kabisa, umugabo n'ingofero byose. Akagaka ni nkambaye mba ndumva ndi mu rwego rwo hejuru rwose. Kuko FPR Inkotanyi ibintu yakoze nta nundi wapfa kubishobora. Hari umugore ujya uvuga ati tutore Paul Kagame yadukuye ku muheto, yadukuye ahantu hakomeye cyane, nta n'umuntu tuzabona umeze nkawe. Yego. Rwose tumunamubuze sinzi ukuntu byaba bimeze, nta mahoro twabona. Yego. Tuba twumva ibyishimo byaratwishe, niyo mpamvu ndabaha akaririmbo nkabaha umuvugo, nawe niba mwawumugezaho akawumva mukamubwira yuko ari Nyirabera Emeline, ukamutuye rwose, kubera umutekano ni wose, ingabo z'igihugu niyo mpamvu tuzikunda, FPR Inkotanyi z'u Rwanda tuzazigwa inyuma, nta handi twagose. Yego. Reka tugaruke inyuma ho gatoya, uraza kutwumvisha, turacyafite umwanya, uraza kutwumvisha ku muvugo wawe n'indirimbo. Reka duhere hano mu rugo rw'iwanyu tuninjire mu kiganiro neza. Mumaze igihe kingana iki mubana? Twe tumaze imyaka 14. Tubana imyaka 14 niyo tumaranye. Nta muntu n'uyu n'umwe uravuga ngo twebwe twawe n'ikibazo runaka twiteye turanikomera nguwe na ngungu numva ibibazo bya runaka. Ibyo bibazo twarabyihoreye, tuba mu bukene bukakaye, inzara iraza turayihanganira, turapagasa, turatembera, turagenda. Za Kigali tuharahaba, Rwinkwavu naguze Kayonza ndahaba, ndongera ngaruka mu Bugesera, ubu niho ndi. Ndahamya ko keretse niyo naba mbeshye na madame avuga ataka ko haraho kabeshyeho. Reka ntago twabeshya na karitsiye n'ababa twumva kuri radio cyangwa katureba kuri televiziyo baratuzi, ntago twaturi kubeshya. Padiri dusezerana hano mu murenge. Mwari nasezeranye. Mu myaka 14 bajya bavuga ngo wenda ngo ntazimana zidakomanya amahembe, uwo n'umugani wabasanisha. Nta no gushwana kubaho muri famiye yanyu? Twebwe nta gushwana kubaho. Yego. Baretse Emene nibyo? Ntago tujya turwana. Hari ukurwana? Ntago tujya dushwana. No gushwana. Mu myaka 14 mumaranye. Nta gushwana nta no kurwana. Ntago tujya dushwana, nta nubwo tujya turwana, ahubwo yahise ambwira ati rwose tugende gusezerana ku murenge. Twasezeraniye ku murenge wa Ntaramahara, hakujya dusezerana kwa Padiri Nyamata. Yego.
ari ibintu by'ibyishimo, abantu baraduherekeza, duturanye n'abamamodoka arahinda sinakubwira ageze ngo Imana tugira namwe kuza gutya n'Imana yabazanye. yego Rwose twishimye, umva twaneze, ndumva ari nk'inzozi rwose. Ndumva ibyishimo byanyishe. hagati ho Emery, hari ukuntu umugabo ajya akorera udufaranga ugasanga yakorera udufaranga tumwe arawenda atwerekana, utundi aradutsimba ku ruhande akajya kunywa agacupa. Ibyo bintu ntabwo ujya biba ku mugabo wawe? Afite ahantu aterera amafaranga arayakorera, akagenda akayahashyira. Naba nshaka ikintu cyo kugura nkagenda nkakigura. Ayavuze ati tuzakoresha iki gikorwa, tukayashyira uruhande rumwe, ayo guha tukayashyira urundi, ntabwo ajya amisha amafaranga. Nuvuga ngo nta kibazo ugera ku mugabo ku bijyanye n'amafaranga. Na Rwinkwavu tujya kugurayo izo nzu dufiteyo, urumva ko na Rwinkwavu baba bari bazatwumva, baratuzi. Nta kugwana twavuyeyo bavuga ko n'umugabo wanjye ari inyangamugayo, twaragiye barababara cyane. Ndikumva yuko nta kibazo namugiraho, nta ribi kintu. Nirihe banga mukoresha, uratubwira nk'umugabo, nirihe banga mukoresha kugira ngo urugo rwanyu rubeho mu bukene nk'uko mubivuga, ariko kandi usange ni urugo ruhuje urukundo? Nirihe banga? Ibanga rya mbere ubasha gukoresha mu rugo rwawe, mu gihe mu rugo rwawe ushaka umutekano n'amahoro. Buriya iyo umaze gufata ikintu ugasonza, iyo usonza ufite amafaranga, ugomba kumenya ko mugenzi wawe nawe ashonje kandi amafaranga uri afite uyabitse. Urumva? Kuba mwabasha guserera mukamwabasha kurwana. Buriya kurwana n'umuntu n'umugore wawe mwashakanye, ikintu cya mbere kizwaho ni ururimi. Yego. Iyo umuntu akubwiye ati njyewe ibi ngibi sinumva bimeze neza, undi yagushurira ati undi nge ntibindeba, ya ntibindeba niyo igenda igakura. Iyo umwe acecetse ukamusubiza ko ibyo ngibyo wenda ati ntibindeba, undi agenda abitekereza mu mutwe, wowe ubivuze ukumva ko uvuze akantu keza kuri we umushubishe. Kigero yo wihanganye ukabasha kunesha kutamusubiriza aho ngaho, ukaza kumubaza mu kanya ati kwa ko nakuvugije kuriya ukansubiza gutya, byari we wari wabitekereje cyangwa wapfuye kuvuga wumva uko bimeze? Kuvuga ati urakubona nagushuje kuriya, nabonaga wenda wari unyatatse umbwirana umwuka mwinshi mubi ntabasha kumva. Cyangwa se ikindi kintu abantu bakunda gupfa cyane mu rugo ni amafaranga. Ikindi kintu gucana inyuma, nicyo kintu cya kabiri abantu bapfana. Ni cyo kintu cya kabiri abantu bapfa. Ubu ku myaka 14 mumaze mu bana, ntago urabona kandi kana kagakobwa kwishimire? Yewe sinabasha kukubeshya, ngiye kuva nayo zitangira gutekerwa mu gihugu, zatangiye 2013. Ngiye natangiye nkora mu kigo cy'abanyeshuri, ntekera abanyeshuri, abaza abanyeshuri ujya n'uruza, abagufata ku ntugu, abagira gute. Igeze n'umugore ararekara amarakara cyane, ati uryama gute kugira ngo abanyeshuri bakunyuze bakubyutse saa 11 ngo byuka tujye kudutekera kandi ubagiye ku ishuri utagiye ku ishuri. Ndamubwira ati nakaze, kuko nabaje kureba uko nadodaga n'inkweto z'abanyeshuri. Abaza abanyeshuri ni benshi, abagukunda bari benshi, ariko kuvuga ngo kuhakora narakoze imyaka 5, navuye 2019 matekera. Yego. Kuvuga ngo wigaga mu wa mbere yarageze mu wa 5, ubu nasanze mu wa 3 ubu ari muri kaminuza, bamwe bararangije abandi bararangiza. Ubwo rero kuba yaramboneye aho ngaho mu bana b'abanyeshuri beza benshi banyuranye, ntago yambonera ku muturage cyangwa kariyeri nagiye cyangwa inyamatandi cyangwa ikintu runaka ndi. None se ubu ntago unywa agacupa? Ngewe icupa ndarinywa. None se ubu ushatse kunywa icupa bigenda biti? Buriya hari ikintu kiba kiriho kunywa icupa. Nimba ubashije kunywa ngo icupa ryanjye n'ari 5,000 mfite nakoreye, wenda ntazi nayo nakoreye iyo niriwe, nukuvuga ngo muri 1,000 wenda muri 5 bye, nimba mfashe minota 1,000 cyangwa 2 bitatu bye nkaza nkabidepozare, avuga ati amafaranga yo gukoresha ngari ya 3 ngibiraho birambitse. Keretse usubiye inyuma ukajya ufata muri bya 3 na bya 2 wabiriyeho, bya 3 nabyo ukongera ukavanaho 1,000 kuko yageze mu rugo abaraye umugore. Iyo ugiye gukoraho ni yandura uvuga ngo muze mukize kwa runaka, ibintu birakaze. Buretse gato nisure kwa Emery, wowe ko numva umugabo byane bavuga ngo bavuga ngo umugabo kunda umugore wawe, umugore kugandukira umugabo wawe. Umugabo nireba ngo akoresha kugira umugabo wagukunde bigezanga.
njye ntabwo nkunda gutera amahane nkunda gucisha makeya Yego. reka n'umuntu nazamutse wumva afite amarere maremare wowe uraceceka ntabwo umuha umwuka mubi ahubwo umuganiza neza ahita acururuka. Yego. Niyo mpamvu tutajya turwana njyewe ncisha makeya Ni ukuvuga ngo wicishiriza make. nta na menshi nawe agira ku buryo najya kwirirwa ndwana nawe. Yego. kandi guteje umutekano mukeya n'igihugu kitawutera nk'aho tutagifashije kurinda umutekano ahubwo tugateza umutekano mukeya aba ari ibintu bibi cyane bikomeye. Ariko mbere ushobora kuba umunyabwenge wagarukiye mu wa kangahe? Nagarukiye muri nari mu wa kabiri. Kuki utakomeje se? nyine ubwo ubushobozi bwaranze nishakira umugabo mpita mushaka nyine turigere. Banza mwarakundaga n'umugabo wawe kera akiri umusore cyane twarakundanye. Mwakundanye ufite imyaka ingahe? 17. Baramufunga we. Wamukuye mu ishuri? Wamukuye mu ishuri? ntabwo ari ukumukura mu ishuri. Nase mwabanye igihe kingana iki? Mwabanye ufite imyaka ingahe? Twabanye mfite 17. Mbyara mfite 21. Yego. Urukundo rwanyu rurakomeza kugeza n'uyu munsi. Kugeza n'uyu munsi nta ribi. Ninavuze ati ngiye kwigisha nk'abana indirimbo kuko nkunda kwikundira FPR Inkotanyi z'u Rwanda. N'ubu ngubu ku cyumweru abana bavuye hano bari buzuye kano kazu bari ndimo kubigisha indirimbo barimo kubyina banumva ahantu hari ibyishimo naho. None tuzagusure wabakoranyije. Oya nari. Twereke abo bana. Nari rwose bana babyinira ndabafite. Yego. Nuko none se kubijyanye n'urukundo ujye umwibutsa ko umukunda? Oya nta ribi rwose nari. Umuntu w'umuhanzi ubu ntabwo waririmbira umugabo akaririmba ukamwibutsa urukundo mu myaka 14 yose ishize. Ndakaririmba. Yego. Ajya kuririmba. Gusa kuririmba byo ntago ari impano wavuga muntu ngo ngicara hasi undirimbire. Tutabeshanye uherutse kubwira madamu wawe ko umukunda ryari. Ibi mirimo iba yaguheranye. Nyine imirimo iba yameranye ariko ntabwo wabwira ngo umuntu ngo ndagukunda. Bure iyo umuntu ukunda umuntu nawe arabibona. Singoba kuba ariko se kandi agukunda ntago ari keza. Gusa kuba nkunda ni byiza yego. Nanjye ndabibona ko nkunda. Kandi yishimye umuntu cyane ngo urankunda. Ashobora kugenda muri rwa rubaba ngo umugabo wanjye yambwiye ngo arankunda. Eza kazashiduka yahura n'undi mugenzi we ngo ariko ubundi kucyubwira umugabo ngo ndagukunda. Ariko ntuzi ko byavuga ngo abagore ni inzabya zoroshye ngo bakeneye akajambo keza. Nyine bavuga ngo abagore inzabya byoroshye birumvikana. Ariko umenye ko umugore uko agenda uko ugenda ahura n'undi niko baganira ibindi byabo by'inyungurana amagambo. Ariko kumubwira ngo ndagukunda urumva ari ahubwo hari defi baho ngo mu bagabo ngo mwumva mwaragezeyo ngo nta mpamvu. Oya gushima umuntu cyane ni ikosa. Ni ikosa. Nanone no kubaho museka muri mu rugo musa nk'ababyina ugahora n'umwana mukabyina umudamu mukahora museka mu gake gakeya bigera igihe kuko musetse cyane haraho bigere noneho bikatenda bigafata indi ntera yo muri kwa guseka ugasanga rwa rukundo rwanyu hari ikintu gato mwibagije inyuma. Ikintu mwibagije inyuma ugasanga ati se n'undi wenda twitoreka tuvuga wenda harimo twaje kubagaza ibishyimbo sibyo? Yego. Twire mu rugo tuvuga tujye kubagaza ibishyimbo we wagiye kubagara ibishyimbo. Yego. Ngiye tugiye turaseka mu muhanda tugeze muri maduce turasetse dute stories zimwe za kera wamuvugize turakora uko twasetse ntago rangana nkuko twavuga ati tugire va tubagara no hano. None se niba mu myaka 14 mubanye mwarashingiye abantu bakabakurikira kugeza aka kanya tugeze 2025 ubwo mwashingiye ryari? Ubwo twashingiwe kwa padiri. Yego kwa padiri. Kwa padiri tumaze imyaka 3. Imyaka 3. Reka tubyoroshye mu myaka 3 haciye muri 2022 kuva icyo gihe nturava byibuze no mu kiraka usange madamu ahangaha imirimo yayikoze umushimira bwati Emerine wanje. Ibyo byo ntago byabura. Arasatse Emerine ashaka atabyemeye. Ibyo byo ntago byabura ko umuntu akoze zo mbwati shashere wakoze neza kabisa. Emerine tubwiza ukuri. Buretse Yewe icyo mukundira nasanze ibirimo yajabije afasha umwana nanjye nkateka vuba yabona ntinze agahita afata umwana akamukarabya nanjye ubundi nkaba ngiye mu bindi koza amasahani biki byose biba bikeneye mu rugo icyo rwose turafashanya. No kuvuga ngo wowe iryo jambo ryanda gukunda nishaka rerere ariko yaje akagufasha imirimo.
arabivuga aherutse arabivuga kukwita sheri ryari arabivuga nuko ahubwo ari kugira isoni wenda ntago kuvuga ngo sheri bimeze bite ushobora no kuvuga sheri ku munsi uko mwirwanya bishobora no kurenga inshuro 20. aratubeshe ntago nakubeshya kuko ushaka kumutumva ikintu ati sheri wanzaniye ikombe itasi nkanywa amazi sheri tujye guhara hepfo sheri ibyo ryo ntibirashya ati sheri uwo mwana ari kurira sheri uwo mwana ko arimo kurira ibyo ukaba wavuga sheri nk'inshuro zirenga 80 kuko njyewe ntago namuhamagara mwiza. turi kwitsa kuri rya jambo ndagukunda urivuga ryari ijambo ryo kuvuga ngo ndagukunda uherutse kubwira Emeline wawe ko umukunda ryari we no ku munsi w'abagore narabimubwiye yarabivuze Emeline yarabibwiye yego narambwira ati nawe urambwira ati Yarajana sheri ajya ko kungurira, ngukunda wanguriye aranangurira. akantu ku munsi mfite umunsi mukuru w'abagore wanguriye akantu ukakagura kucyo gihe akavuga ati vuga akantu waba udaheruka bitewe n'ubushobozi dufite kuko ntabwo wabaza ibihenze uvuze ko ibyo ufite byoroheje. Yes. amasaha yo gutaha k'umuntu w'umugabo urabizi ko abagabo akenshi bakunda gutaha bwijeho gakeya iyo uri mu bandi bagabo wenda ukavuga ati nditahiye ndavuga ati ariko umugore wawe ntiyakuroza orere yo gutaha uko igenda itapiriho urabona nk'ubu turi kumwe n'umunyamakuru urumva ukavuga ati sira ngwino hano tugende mugurire icupa urumva uyu ntabwo yaba aravura imi yo gutaha kuko Yego. kugera saa sita cyangwa ukagera saa 5 urumva ariko mu gihe plito uri wenyine urimo kugenda uvuga ati reka ntarabukire nk'ahantu icyo gihe nayo kujya ukageze ya saa 5 zo kuba tese ko umuntu yagiye wenyine gutya na gutya biba ari ibintu bigeze ubundi uri umugabo nyamugabo mu gutaha ibuzi ko nta kazi wakorera hanze nta rondo ukorera hanze nirondo bigeze saa 4 utayo saa 4 uri mu rugo kuko amasaha nyuma ya saa 4 hari ay'ibisambo n'ingegera n'indaya nindohamya yabara yabo nirondo nyine narimbajije ntago abandi bantu musangira agacupa babasangira ngendo bakubwira ati ariko uriya mugore wawe nawe urakabya nta biti nyine kuko bitewe nuko babona abagabo baravuga ati bitewe nk'umuntu plutôt nk'umuntu udafite wenda nk'umudamu udafite umugabo urumva aravuga ati ariko nk'ubu uri butakigiye nk'inkoko ubutaka rujyahe kuko waricaye aho ngaho ubwo we ari mu gishyitsi bivango we ni umugabo kandi ni n'umugore urumva ushobora kugenda ukavuga ati ariko se ubundi kuvuga ati tugende tujye kwinywera icupa urumva yewe nabo mugiye gutatereka ntahe kare burije ariko se nk'ubwo nkawe urataka rujya hehe bakura umugore ugira ngo niwe bazamwiba hari iki gihe ugiye hehe abo bacanege bo ntibabura ntibabura kuko umwanzuro wo gutaha n'ikintu cyo kuvuga cyo mu bantu ni wowe wifatira kuko ntago nka undi muntu wava kure ngo azakubwire ngo wowe munyamakuru gukora amakuru byihorere iki kiganiro kireke nabonye atari cyiza nabonye mbese nta kintu kirimo. Okay, reka twigarukire kwa Emeline umuhanzi wacu ubundi wumva umeze ute yumva ufite umugore w'umuhanzi njyewe kuba numva bwa mbere akimara kwigisha abana njye nabanze kubica amazi kuko njyewe nabaga hano mu Bugesera naramwimugirirwa inkwavu ndataha ngeze rw'inkwavu icyo gihe natashye ari muri weekend numva akagoma diri hirya yanjye ndavuga ati se intangaha ni ibiki baba ko numva noneho hari abasazi b'amatorero abantu bagenda babyina ku musozi ibyo naberuka mu cyaro numva kana karakomanze ati mama Baritenti ati twagezeyo ati ngwino ujye kutwigisha ngira umugore eko wabaye umuhanzi nabanje kurakara cyane namwikarumana niwo munsi ndamukana nawe ati umunsi ntago ujyayo mbwira ukuntu uba umuhanzi abagore binangaha baje bahari ari benshi batuye ukuntu umudugudu wa Bwizungana babyina n'abahehe babyina uwo niwo ufite imyuka ihagije uvanye i Kigali yo kuza gutuza bano bana ngo babyine wana munyamakuru pe kubyakira byabanje kungora none bigeze igihe aho ngo utsindagira umuntu umubuze ikintu runaka yumva ashaka ni ryakimbirane urumva yego ndavuga ati noneho imyuka ni yawe upfa kuba wari wahaze okay tende wigisha abana haza kuza umugabo umwe ati ariko waraduhemukiye ko umudamu wawe yigishaga abana nko muri vacances barari benshi akaba atakiza neza byagenze bite ndavuga ati njye nta kintu nigeze mubuzaho ubwo mba nigize ku ruhande nyine
nta kintu nigeze mubuzaho, ariko byageze igihe ndamurekura navuga ati wegenda wigisha abana kubyina, icyambere cya kwanza n'ubundi ahangaha nta kazi kenshi tuhafite, genda wigisha abana. Aragenda arabigisha, baramukunda, abana bajya bahanga bakabona ni benshi cyane. Umva gafre nahise mubwira ati genda. Yego. Emery urasa n'ufatira mikoro ahangaha kugira ngo tubashe kureba na fresh. Hari akarimbo k'urukundo uzi kuririmba? Akarimbo k'urukundo. Yego. Ntago nari nabipanga wenda. Niye ndirimbo uzi kuririmba se basi atari y'umuryango wa FPR? Indirimbo uzi kuririmba wenda atari y'umuryango wa FPR? hari indirimbo nzi kuririmba. Ubu nkubwiye ngo ririmbira Silas ntabwo wamuririmbira? Hari iyo nari nasohoye ahubwo ngeze n'ahanumva naho barayiririmbye y'icyunamo. Nari nasohoye twarabakundaga bana b'u Rwanda, tuzabibuka kandi twiyubaka bana b'u Rwanda, tuzabibuka kandi twiyubaka. Mwazize uko mwavutse, mwazize uko mwaremwe bana b'u Rwanda, tuzabibuka kandi tuniyubaka. Bya bibondo mwasize n'aba babyeyi mwasize nibo bari kwibuka uko mwazize akarengane, tuzabibuka kandi tubiyubaka. Yego turacyari no mu minsi 100 yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, dukomeza kwibuka tuniyubaka. Nibyo iyo ndirimbo waruvuze ati wari wayisohoye ugeze numva barayiririmba? Nari nayisohoye Rwinkwavu ngeze n'ahantu numva barayiririmba. Nuvuga ngo iyo ni indirimbo isa n'ifite injyana n'indirimbo y'umuhanzi Munyenshoza Dieudonné. Yego bijya guhura cyane. Nari mvuze ngo nkubwiye ngo ririmbira umugabo wawe indirimbo y'urukundo ntabwo wayimuririmbira? Nayiririmba. Sira itegure bakuririmbire kandi Silas ibyo bintu byo kutumva ko umugore agukunda ngo akuririmbire, apana ibyo ndimubwira kuririmbira igihe cyose, habe no n'imbere y'itangazamakuru akuririmbire. Twagiye Emery ririmbira Silas sha. Mba numva ibintu bintunguye. Oya nvangu ubundi umuhanzi aho atanga kapera akigera aho hantu ako kanya, ubwo ririmbira Silas sha. Sira ntabwo bikeneye. Ewa nabaye afite impano yo kuririmba uko ayifite, ntago yabura indirimbo yaririmba mu gihe cy'amatsiri cyangwa mu minota mikeya, buri kimwe cyose uba kiza. Nagende twagiye Emery. Ngiye kuririmba indirimbo y'urukundo kuko mukunda. Yego. Banumva muntunguye cyane. Gerageza twumve. Bamurumve muntunguye cyane. Urumva Silas umugabo wawe aravuga ati mfite umugore w'umuhanzi, wabona ugiye no kumuririmbira akavuga ati aha ni sawa cyane, Imana ntago yansondetse. Kacisheho. Rozari y'umubyeyi tuyikomereho, yewe tuyikomereho. Rozari y'umubyeyi tuyikome na Papa Baruteri uyikomereho, uyikomereho. Rozari y'umubyeyi tuyikome n'abanyamakuru bacu muyikomereho, yewe muyikomereho. Rozari y'umubyeyi muyikomereho. Wow ati tuyikomereho. Ni Imana cyangwa urukundo? Ni Imana. Umuhanzi nyirizina. Umugore n'umuhanzi arajya azanjyana imbere y'abandi, ni kuko ikiburimo kumva ni ikintu gito. Ni umuntu umuzamura akamubwira ati ngwino nkwereka ahantu, nkwereka ibyo dukora, wenda ku ijwi ryawe ryiza ibi bizakunda, cyangwa se harasabwa iki kugira ngo ubashe kugera ahangaha. Mu gihe rero nawe wumva barimo neza, vantage rwose. Sinzakubuza kuvuga ngo nimba ari Nyamata muri studio uzajya, nzakubuza. Ntuzashaka
babita abacuzi bamwe bakora abaproducer bamwe bakora indirimbo ati uyazankora indirimbo wenda icyo uzabura cyo ni ibishoro ushobora no kuzamufasha kumufasha namufasha kubw'ubushobozi azi ko dufite kuko n'undi aho umutungo buri n'ikintu kiba kiri abahazi. iyo ndirimbo yawe tuyikomereho ni yawe niwe wayiyandikiye niwe wayihimbye ifite ibitero bingahe? ifite ibitero 2 ariko hari n'indi nababwiraho indirimbo imwe baretse ubanza tubwire tuyikomereho kuko niyo twanje kuririmba tuyikomereho ifite ibitero bingahe? ubundi ndi Rwinkwavu nabanjije kuyigisha abana dushyiramo na perezida wacu ngayikomereho dushyiramo ba meya ngo nabo bayikomereho na ba gitifu b'imirenge yacu twari turi kumwe nabo bayikomere. ubonye umuntu kujyana muri studio kuyirekodinga waririmba neza? Nayiririmba neza yego kuko mfite n'umuvugo. Yego umuvugo turaje tuwugereho turacyari kumwe na Sirasi atubwire kuntu wowe yakwihariye imyaka 14 yose. Turaje tujye kuri cya kiganiro kuri ya ndirimbo yawe ndetse no kuri wa muvugo waririmbi wakoreye umuryango wacu wa FPR. Nuko Sira tukomeze kurundi ruhande. Ubu ngubu madamu we ndabona afite ikintu ku jisho kira kintu ni giki? Kari akantu kabaye kura nako mu bwana ni nk'akaregiya kaje. Uko kagenda gakura rero kagenda gakura kazanamo nk'utuntu tw'utuzi. Ni nk'utuntu tw'utuzi tuba turimo. None se Emery wagerageje kwivuza? Nagiye kukavuza banyohereza Bishenyi ariko ubushobozi nabwo ndimo gushakisha ubushobozi bwo kujya Bishenyi kujya bakabage. Kuko dogiteri barambwiye ngo nibagapima gasanga afite udutsi tugaburira ubwonko ntago bazakabaga. Nibasanga ntatwo gafite bazakambagira bakakure. Abadogiteri bakubwiye ko nibasanga hari uburyo dukora n'imitsi y'ubwonko batazakabaga. Ntago kajya kakurya? Ntago kanje. Ahubwo hari giye kavuye mu tuzi kagahombana kakaba gato. Yego, hagiye kagabanuka. Yego. Ubu wabuze none se ubushobozi bakubwiye ko byatwara amafaranga ngahe? Barambwiye ati nzagende nkoreshe kuri mituweli ubwo mbushobozi ndabubura bw'amatike yo kuva hano njya Bishenyi kubera nari maze n'iminsi mbyaye ku bitaro bya Nyamata banciye 40 nabyo ndatira mu bagenzi banjye banzi tuziranye bawaza ubunyangamugayo bwanjye niyo nari maze n'iminsi nishyura nta bushobozi nari mfite ninyabona nzajya kwivuza. Musengera muri hedini? Abanyagatolika. Twe dusengera muri Katolike kuva mu bwana ntago twize duhinge ntago nigeze mpindura idini. Mwe nabatirijwe ndi uruhinja nsinduka Christian ndakomezwa ndanasezerana. Nta myaka ingabire zose maze kuzihabwa keretse ubwo nsigaje ingabire ya yubiri. Yubire y'imyaka ari ntatanga yubire y'imyaka ingahe? 25. Yego umaze kubatizwa. Uretse ko 25 yongeye narayirengeje ahubwo nuko ubwo nayirengeje nyine nkiri umupagane ntakiri hari ahantu umuntu agera ari umusore nibyo gusenga kumva ko bitagikunze yanabireka. Yego ubwo ngubwo byaje kugira ngo birande pasa tanga igihe cyo kuba nakwiza yubire nsanga igihe cyarashise. Yego reka tugaruke ku muhanzi wacu Emery fatira mikoro hangaho gutya kugira ngo uze kutubwira umuvugo umeze neza cyane wisanzuye nushaka uhagarare nushaka wicare nta kibazo. Ufite umuvugo wa wanditse ryari? Nawanditse mba Rwinkwavu. Nararyamye ndatekereza bari kuvuga ngo twenda gutora FPR Inkotanyi. Rwinkwavu ni ahantu hari agasantere katagize kadashabutse. Ndavuga ati tugiye kumwara pe. Yego. Ubwo kigiye nari mfite inda ikiri ntoya. Njya mu nzu nicara kuri matora mpimba indirimbo ndabasohorera mpimba n'uwo muvugo kugira ngo turebe ko twamwaruka mu bantu. Ubwo rero twageze Rwinkwavu mo hasi tuhahurira n'andi makipe menshi agiye kwamamaza FPR Inkotanyi. Yego. Ubwo indirimbo zacu jaje imbere abandi twumva baracecetse indirimbo zacu turazirimba ziherekeza ayo makipe yaratana hari yari yahuriye Rwinkwavu tujya turirimba izo ndirimbo zacu naye nahimbye. Ubwo mudugudu wacu arambwira ati wakoze ibintu by'ibitangaza abantu bose bumiwe atuzakomeza utwigishirize n'abadamu muri quartier yacu n'abana bacu ubigishe bakunde FPR Inkotanyi nk'uko zikora. Numva nanjye biranegesheje mita
fata ikipe y'abana mpita nyita indangamirwa nkajya mbigisha bari bamaze kumenya kubyina n'abadamu basigaye baza benshi baza kudukomera amashyi ubwo urazi kuri iyi si rero ukuntu bigenda nabonye Rwinkwavu ntahashobora ndavuga ati reka nisubiriye mu Bugesera ahantu nari naramenye mfite n'inshuti nyinshi cyane nziranye nazo mpita ngaruka gutyo ariko ubuzima ndizeye ko burimo kugenda neza nta kibazo. Okay, twagiye turirimbire duhere ku muvugo duhere ku ndirimbo. Reka ndirimbe indirimbo ndahita nkurikiza nk'umuvugo muzayinshyikirize FPR Inkotanyi z'u Rwanda ndazikunda birenze ukwemera. Ukunda umuryango wa FPR Inkotanyi kandi na byiza cyane. Umuryango wa FPR Inkotanyi cyane niba bivuze ndara ntasinziye ndimo guhimba indirimbo mvuga ati nanjye nimbona abahanzi bagiye imbere ndemera ndirohe mvuga umuvugo bashake batsubiza inyuma ariko navuze. Uje kuririmba indirimbo sasa. Tora FPR nyenyeri nziza yizihiye u Rwanda umukandida wacu ni FPR mwese murabizi mwibuka aho yadukuye 94 yadukuye mu kaga k'icuraburinda bana b'u Rwanda twacuze umuborogo komera nkota izamarere uwatwitangiye turamuzi kenyera kubarusha ni wowe Imana yagize imanzi tuzagutora 100%. Noneho umuvugo buretse gato buretse tujyane neza ubanza witsemo iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Yitwa FPR Inkotanyi z'u Rwanda kuko zaratubohoye turishima cyane. Yego ariko uyu mubyeyi uyu mudamu wawe ajya kubwira ko ajya afata umwanya akandika indirimbo ukamufasha iki? Ewana ukuvuga ngo umwanya afite ati ngiye gufata umwanya wo gutekereza ku ndirimbo runaka. Icyo gihe ni kwa kundi umuntu aba arimo gusenga amasengesho ye ukaba utamusuhuza wumva arimo gusenga. Nuko iyo libre yo ndaho barati banjye vuba ati ngiye kwigisha abana indirimbo tugiye kuririmba. Ndamubwira ati mva nta nubwo namubwira ati wenda garuka ukora ikintu iki ugikora urangije. Ni droit abarangije kuba naje kumuha ku giti cye teremwe byaga bo gukanira ngo birenga wijya ariko barize navuze ngo libre na droit ni droit uburenganzira bw'umuntu. Libre byo ni iki? Libre ni umwanya we wo kubango abasha kugenda. Sira wagarukiye mu makanga? Ndewe ntago niza amashuri menshi nagarukiye mu wa 5 primaire ariko kuba narabanye n'abanyeshuri imyaka irenze 5 ba secondaire hari byinshi ushobora gukoperamo nkabyumva uko mba ndi mukuru wavuga mu cyongereza nkaba nakumva hari n'icyo wavuga nkaba numva nagusubiza. Nyamara uyu muryango urakaza kuko gusubiza icyongereza nakivuga igifaransa nakivuga icyo utambaza n'ubusesenguzi bwacyo ngize nati sesengura ititire imeze gutya. Yes karakaciyemo. Indirimbo yawe yitwa FPR Inkotanyi sibyo? Iyo ndirimbo dutore FPR Inkotanyi. Yego wayihanze ryari cyangwa se wayitekereje ryari mu uhe mwaka? Nubwo duherutse gutora umukuru w'igihugu. Yego dutora abadepite n'umukuru w'igihugu ejo bundi bushishe. Yego nta hantu wabashije kwiririmba se? Nayigishije Rwinkwavu niyo twaserukanye turi kugenda turirimba twishimye mu muhanda n'ingoma nyinshi cyane. Yego ubwo dukubitana nayo makipe dusanga nta ndirimbo yifitiye bahita bagenda baririmba izo ndirimbo zanjye mu muhanda paka tugeze aho amatete bayubatse. Yego turakirira FPR Inkotanyi z'u Rwanda. Nuko ubwo iyo ni indirimbo ya mbere turirimba ivuga ati abanyarwanda bayumve bumve ko nanjye yemerera ndi umuhanzi. Hari n'iyindi ntoya iringaniye wenda nayo nayinyuramo mu gihe nari navuga umuvugo. Nta kibazo rwose. Hari iyindi naririmba yarabakeneye twagiye Meri twagiye. Yego kanze banze nyitekerezeho ari ukuntu umuntu mu gihe bitarakugora twagiye tubanze umuvugo none yo ngiye turaza kuri nayiririmba tuza gutunasoza.
nimureke turate peri inkotanyi z'u Rwanda zatukuye mu icuraburindi ry'umwijima, aho abana bariraga ababyeyi ntibumve, aho ababyeyi batakaga abapapa ntibumve, aho abapapa batakaga bakikizwa n'umuvu w'amaraso utemba. peri inkotanyi z'u Rwanda zaturwaniye urugamba, zirenga imisozi zifata iyindi, amasasu araca mu bitugu byabo, zirenga ibibaya zifata iyindi, imvura y'amahindi iragwa hejuru yabo, zarambuye amaboko yombi, imihoro mu Rwanda hose iragwa, zicurika umutwe mu butaka, ubuhiri buravunagurika, zicurika icumu mu butaka, intambara zirahagarara, zazamuye ibirenge byombi, amahoro mu Rwanda arasesekara. peri inkotanyi z'u Rwanda ni intwari nyantwari, ntamena giteri n'imfura z'u Rwanda. Wow, wampere mu mudamu uwo muvugo ibintu ngiye ntabwo nari nzi ko abizi kugeza izi saha, kuko ari byinshi cyane abazimu muri we, nkaba ntabasha kusitinga bati se kuvuga umuvugo ukawuvuga hehe, nk'uco kuba tuyicaranye ubu nguku akaba avuze wenda ari nk'inshuro ya kabiri, nk'ubwa mbere yari wenda kuvuga abibwira abana simbyumve bitewe n'akazi mba ndimo simbashe kubikurikirana, akumva kumva ko yari afite amatsiko ya byinshi. none se Emery ubu wawusubiramo urabuzi neza? Ndawuzi. nimureke turate peri inkotanyi z'u Rwanda zadukuye mu icuraburindi ry'umwijima, aho abana bariraga ababyeyi ntibumve, aho ababyeyi batakaga abapapa ntibumve, aho abapapa batakaga bakikizwa n'umuvu w'amaraso utemba. peri inkotanyi z'u Rwanda zaturwaniye urugamba, zirenga imisozi zifata iyindi, amasasu araca mu bitugu byabo, zirenga ibibaya zifata iyindi, imvura y'amahindi iragwa hejuru yabo, zarambuye amaboko yombi, imihoro mu Rwanda yose iragwa, zacuritse umutwe mu butaka, ubuhiri bwose buravunagurika, zicurika icumu mu butaka, intambara zirahagarara, zazamuye ibirenge byombi, amahoro mu Rwanda arasesekara. peri inkotanyi z'u Rwanda ni intwari nyantwari, ntamena giteri n'imfura z'u Rwanda. nuko cyane uwo muvugo uba warawanditse ku gapapuro mbere y'uko ufata mu mutwe? Ntago nawanditse, ibyo mpanze mbigumisha mu mutwe gusa. Nicyo bita ubuhanzi ubundi. Umuhanzi nyirizina. Umuhanzi nyirizina. Niko uravuga ati ntago wigeze wandika n'umunsi n'umwe? Warabyutse uravuga ati umuvugo unje mu mutwe ndahita nkufata? Ubwo ni ukuvuga ngo we arabitekereza akabishyira mu mutwe akabivuga, akumva yanabisura akabisubiramo akabivuga adateganywa cyangwa adashidikanya muri byo. Iyo ni impano ye nabonye yifiteho ikintu runaka. None se ubivanga uti? Ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Mwebwe mukora iki muri rusange? Twebwe busanzwe turi abahinzi. Bituriye aho ngaho, ubona twituriye hafi aha ngaha, hameze gutya tugahinga ibiguri, ibishyimbo. Ubwo igihe cy'ihinga cyaba kizibwo nanjye mba nagiye gushaka mu makazi, none nukumba amatafari, cukura imyobo, cyangwa tuwareta amafose, kugira ngo ikintu cyose kiza n'ibiceri kitabangamiye, kuko njye ntabwo wambwira ngo ninjye kuba umufundi ngo mbemere. Kubera iki? Njyewe ubufundi impamvu ntabwemera, ntiwama n'akazi uvuga ngo ndi umufundi ngo nkakundi. Cyambere cya kwanza abufundi burasonjesha. Yego, kuba ubaramenye gukorera 200 cyangwa wenda umuhanzi nk'umuhinzi, umuhinzi arakorera 200, mede arakorera 4. Njye natashye saa 6 ibiri byanjye nabibonye. Uwatashye wagiye muri pause saa 6 ashobora kuza imvura yagwa nyuma saa 6 ntago abagikoze kandi yagarutse, kandi bya bibiri byabirimo muri pause asigaranye 1000 cyangwa 500 ashaka ndani mugoroba. Kandi wa mufundi aravuga ati ngende umufundi sindajya guhingira 200 ngo bitunga abana, kandi afite umuryango w'abantu 4 5 bose bakeneye kurya. Waruvuze ngo upatana cyangwa se ugira gucukura amatuwarete, nibyo? None se ubwo bibamo amafaranga? Bibamo amafaranga, kuko nabikoze ntago umufundi yansuzugura, n'umwana w'umufundi ntiyabyiba kurusha uwanjye. Yego, niko babimeze. Ubu ngubu urapatana cyangwa bigenda bite? Tubwire uburyo. Ndapatana. Okay, nimba fose ifite metero 2 kuri metero 1, nimba ari 12,000 kuri metero. Yego, nukuvuga ngo yo ncukuye metero 1 n'igice, njye mfite ibya 1000 byanjye 18. Gucukura metero 1 ubujya hasi ni 12,000? Yego.
ya mafaranga arimo y'amafaranga arimo, ariko ubutaka bw'inaha burakomera. Utazibwira ngo kubona metero n'igice ushobora kubibona hejuru, ejo ugacukura 70, ejo ugacukura santimetero 80, bikagusaba kuvuga ngo ya mafaranga ubonye bya 18,000 wakoreye umunsi umwe, hembamo umuyede wa 4, ubwo urasigaramo 14,000. Ugomba guhita managinga wenda icyuho cy'ibihumbi 10 ukagishyira mu rugo, kuko hirya y'ejo uzacukura senkani, ntago umukiriya azaguha amafaranga gakurenza ibihumbi 10. Ayo ntiyayaguha, kuko n'abantu benshi cyane babaye iki, bavuga ngo urajya ucukura ari uko dupimye, ucukura ari uko dupimye. Icyo gihe uragenda ugakubita ya minsi 2 cyangwa ya minsi 3 ucukura, wapima wenda wabonamo metero 3, ukavuga ati nibyo 26 byanjye ndabifite hariya, wahembamo umuyede mu 12, ugahita ufata asigaye, ubwo miranje ukabona abana barariye baratubagiye barize tayari. Reka tuhindukire ku muhanzi wacu Emeline. Emery, ubivanga gute? Uri umuhanzi w'indirimbo, wita ku mugabo mubanye nawe imyaka 14 mudashwana, abana ese mufite abana bangahe Emery? Dufite abana 3. Abana 3. Umukuru afite imyangahe? Afite 12. Umutoya? Mutoya afite 3. Ubwo urimo hagati? Afite amezi urimo 3. Imfura ifite 12. Umukurikira? Afite 3. Ko mwabakurikije bitinze? Yego. Bite ko gukurikira umwana dutinze, urabona ubuzima tubayemo, kuvuga ngo nimba ufite ku iki gihe ibintu byose ni igiceri. Yego. Iyo ubyaye nk'ubu ngubu, nk'uriya w'ukwezi w'amezi 3-7 afite, gukorera inote y'ibihumbi 2 biramugora. Ugakora gute igihe undi yagiye ku ishuri wa 12, iyo yize igitondo ntago yajya gukora akazi, yakwiga nyuma après midi, ubwo ashaka kujya mu kazi, akava kuza mu kazi, undi agatajya ku ishuri. Niyo remplacement. Nuko Emery, ubivanga ute rero kugira ngo wite ku bana, ujye guhinga? Ubikora gute kugira ngo uhinge, wite ku mugabo, urera abana, unaririmbe, unakora imivugo? Tubwire urwo rugendo, ako kazi ukakora gute? Jewe kwiga guhanga, nicaye mu rugo maze gukarabya abana, navuye no guhinga, nanatetse mbamaze kurya, mpita mbicaza kuri matora nkababwira tubungiye kwiririmbira indirimbo zanjye. Ndikumva ko mfite n'agakobwa hariya, indirimbo mpanga kazumva, njya numva kazisubiramo, njya numva gakunda no kuririmba indirimbo ngo tora FPR inkotanyi z'u Rwanda, kazikunda kubi abana bawe. Yego. Nkumva nanjye biracimishije kubera baba bakunda nanjye ibyo nkunda, nkumva biranejeje cyane, nkumva nkunze abana cyane kubigisha. Yego. Bivuga ngo kuririmba, kuvuga imivugo, kujya gukora ibiraka byo guhinga, sibyo ukora? Ntacyo bigutwaye, w'icyingenzi nuko uri ntacyo bintwaye. Yego. Reka tunakubwira ati ntuzacike intege, komerezaho, ujye ukomeza wandike, ushyire ku mirongo neza, igihe kizagera ibintu bicemo bijye mu buryo. Ubundi ibintu byakunda, kuko nkungu urabona ngiye gutuma ubwira duna nk'iki kintu kijyanye no kubyara. Iyo ufite umwana urona nk'uri uko angana, hari agakurikirana wa undi mutoya n'umukuru, abo ngabo yo bafite, ukaba uretseho gakeya nk'indi myaka 5, wa mwanya ushobora kubona uhagije. Uvuga ati wenda cyane cyane nko mu mpeshyi nta badamu akazi bagira. Ibyo byo kubifata umwanya wo mu mpeshyi akabikora n'abana kwirwa bakina, ubu nuko bagiye ku ishuri, ari nko muri weekend. Ikiganiro dukorera ntago wakihakorera. Reka baraza hano bakaza abana ngo dukorere. Noneho bakaba benshi, mbese ugasanga ubundi twiga tuvuga ngo urugo rurimo Imana cyangwa rurimo umutekano, n'imbeba zo mu nzu zirabimenya. Yego. Kuko ukuntu zibimenya, iyo utambutse uru rugo rutarimo amahoro, utambuka hegiri ukubita ku isafuriya, baraza ku bishyimbo urenga, kubera iki? Kwitoratoza kugira ngo uvugane na wa wundi uri mu nzu. Yego. Icyo gihe nazo zirikanga zikiruka. Ariko yuza vuga ngo ibintu nta kibazo, ukagenda uganira, usanga n'ibyawe biri ku murongo, ukabacara ugatuza n'umuntu. Ubundi iyo umudamu mwahuje,
abadamu ni abantu boroha mu mutwe, yoroha mu mutwe wamworoheje, aho uvuze ngo uramubwira uko ushatse uramuyobora nk'uko ubyumva. Uyu nawe ashobora kukugurukana ku buryo bushoboka, urumva, uyu nawe ashobora kukugurukana ku buryo bushoboka, ukaba wabura n'uburyo ki n'umwana wawe ufite no kurya byamuvuna. uravuga ati mu buzima bugoye umugore wanjye nzamureka aririmbe, na buriya burwayi igihe kizagera mbumukize, dushaka amafaranga, ariko nta mpamvu zo kwisenyera urugo, ngiye ngomba kubana n'umugore wanjye mu mahoro. Teresa kuvuga ngo ikintu cya mbere yo mutabanye mu bukene ntago ubukire bwaza ngo bihure cyane, kuko nimba ufite ibihumbi 500 mu nzu bifite, urumva, hari igihe nagiraga nkagira nk'ibihumbi 100, wenda kuvuga ati amafaranga nari yari atugomba gukoreshwa, yuje ukamwaka minoti ya 5 nta kibazo kiba kirimo, ariko uje ukamwaka ibihumbi 15 bitagira ikintu biri bumare, itavuga ati uko bisa byose 15 biri yubona, hari kuvamo ibiro 2 by'inyama by'ibihumbi 12, n'ibintu bikavamo abana bakarya bakumva ko ibintu byarangiye. Ubundi niwo muryango muzima ugomba kubakwaho n'umuntu wari we wese, simpe ngo ni ikiganiro. Ikindi kintu kibaho, buriya iyo umuntu akubajije ikintu akagusuhuza, buriya no buriya no munsuhuzo bibamo, ushobora gusukera hari umwacu hari umusaza wamusuhuzaga ko yabaga yisonze yari mu bukene, wambwira ati noneho wanamubwira ati waramutse Yohana we, akureba neza amo guhinga kubera inzara afite, ngo waramutse Yohana we, nawe agusubiza ewe data we wamara kurenga gake, ngo wamubisha uramukenyuka arimo aransuhuriza iki n'umwuka wanjye afite kugira ngo awumaremo, kubera iki? Kubera ni imishiha n'inzara. Y'inzara rero wayifashe uko banza ukayakira, n'ibyo kurya bibonetse urya bike ugahaga cyane rwose, uri umusirimu kabisa. Nkunze uburyo ufite imitekerereze myiza cyane iri ku rwego rwo hejuru, kuko iyo ufite inzara ushonje ukumva urashonje cyane, buriya hari umuntu uba hariho uwahaze, uwo muntu uhaze rero iyo ushonje ntago umutinya, kuko njyewe nk'ubu mfite abana inzara yanyishe cyangwa mu gihe cy'ihinga uzi ko ibishyimbo biba bihenda, nkabwira umuntu w'umukire barahari benshi cyane ufite n'ibishyimbo bamena, ntabwo atari ko buriya njyewe nubwo nahinje kuhanga kureba gushaka ikiraka, njye buriya nkeneye n'ibishyimbo nk'ibiro 5, ushobora kubinguriza nazahinga nkabikwishyura, ntuzambwire ngo 10, arakubwira ngo yego cyangwa hoya, kuko yatangiye kukubwira ngo buretse ngo ndabanza mbaze madamu, niwe mbajije mugabo, madamu namurebaga, niwe mbajije mugabo mbwira ko bishoboka, yabwe ngo ndabanza mbaze madamu, icyo kintu ntabwo kiri bushoboke, ahubwo wo mbwira ngo genda muri mugore uze kuza kundeba, ubwo nge n'umugabo uraza kundeba tuba twabiganiyeho, runaka ashaka ibishyimbo gutya na gutya, none twamufasha iki tubikore dute, urumva, ngo mwabifasha iki mukore dute, madamu aravuga ati ariko wenda muhe nk'ibiro 3 cyangwa ibiro 2. Nuko dusoza, hari ingo ziba zibanye nyine mu bukene, ariko kandi ugasanga abagabo barakoresha na twa dufaranga babonye bakatwijyanira mu ndaya bakatwigira gusinda. Nicyo uri bwira aba bagabo? Ikintu nabwira aba bagabo bafite udufaranga duke babonye bakajyana mu ndaya, ni ukuvuga ngo n'undi indaya ikintu ikora indayo nta mpuhwe ifite. We mugabo n'undi niba ufite amafaranga yawe ukavugisha uriya mukobwa ureba, n'undi cyambere cya kwanza aragukuraho inoti, kuko nta yindi miyaga aragushyiriramo, ahubwo ati ngewe abana bawe nibashake barwara amavunja ejo uzaguruka umuzane n'andi mafaranga. Nimba unafite ukumva abana yasagura wajyana aho ngaho, nanone irindi kintu wakora, banza uhaze umuryango wawe, numara guhaza umuryango wawe, nimba ushobora no kujyayo ntabwo nagukumira kujyayo, umubiri ni umubiri, fata ibyo 3 ubinyuze ku ruhande, ugenda uremere na wa mukobwa wa runaka, iyo ni kamere yawe ikurimo, ariko uticishije abo ufite inzara, kuko ni wicisha abo ufite inzara wayajyanye hahandi, n'ubundi nuvayo ntuzarara usinziye, bazakugurukana n'ikibano bakugurukane n'abanyerondo, inkono zikubitwe zikubane nkeya. Icyo gihe nta kindi kintu uba uteganyirijwe, ahubwo bisa kuvuga ngo fata umuntu wese nimba uzi ko umuntu aho hantu uri bukuhajye
ufite ibihumbi 10 byawe wa wundi ugiye kugendera banza umusige agapfukamunwa nka kabirindwe ati sigara ngaho ndaje nanjye bitatu byangiye kubinywera agacupa igihumbi wenda urakimuha cyangwa ibyo bibiri harimo n'ababyemera ariko wa wundi w'inyuma atagira gute nabimenye urara rwasenyutse. nuko reka tujye kwa Emeline umuhanzi wacu ubwo tujye ku ruhande rw'igitsina gore. Hari abantu babayeho mu buzima bwa gikene ugasanga icyahemba umugabo no kumutana abana no kumuca inyuma. Watubwiye ko wabishoboye, watubwiye ko washoboye gukunda umugabo mu myaka yose mubanye nta kumuca inyuma nta gushwana. Ni ikihe kintu babwira abagore bafite imitekerezo yo kwanga gukora, yo gusigira abagabo abana bakamusiga mu bukene? Ni ikihe kintu bababwira? Icyo nababwira cyo kugira ngo ushwane n'umugabo cyangwa uvuga ati ugiye gutana abana umugabo, umubyeyi apfira abana aho kugira ngo ute abana bawe wagenda ugaca n'ibyo bibiri ukagenda ugahaha icyo kiro cy'ibishyimbo ugahaha n'iyo myumbati ukagerekaho cyane icyo gitoki ukagenda ukagihaha ukagerekaho ukabana n'abana bawe utwo bariyerega utwaguhaza nabo utwo wateka twaguhaza nabo bajyaho bakishima bari kumwe n'umubyeyi. Njya mbabazwa n'abantu batabana babo ugasanga ababyeyi ku gasozi barimo kwamagana ati dore umwana wabuze kivurirwa kandi baba baravutse ku babyeyi barabataye. Njye bijya bimbabaza cyane njyaho kugira ngo no bana banjye nabapfira nkemera aho nguye nabo bakagwa aho ngaho ariko turi kumwe. Yego, niki uri umuhanzi uririmba indirimbo z'umuryango, ufite ikibazo cy'uburwayi ku jisho. Ntago ari uburwayi gusa mfite ku jisho, naranamugaye ngenda ncumbagira. Yego, ariko ntacyo bintwaye mu rugo rwanjye kuko nashatse nanacumbagira. Yego, aho kakaguru naka ntago bireshya neza. Ndiko ntacyo bintwaye rwose n'umuryango wanjye ndabahahira nta kibazo, tugafatanya n'umugabo tukabahahira abana bacu nta kibazo. Nicyo wabwira abanyarwanda, nicyo basaba abanyarwanda bari kukureba aka kanya? Ikintu nasaba abanyarwanda muri aka kanya, wenda waba ufite ubushobozi nuko yamfasha kuko nkunda FPR Inkotanyi cyane. Yego, mu bintu byose nkunda FPR Inkotanyi cyane. Yego, kuko ibintu badukoreye aho badukuye harakomeye cyane, nta n'umuntu wari gupfa kuhikura. Nta n'uwapfaga gutekereza kugira ngo aduhe amahoro ameze gutya. Yego, nicyo mbanjije kubashimira kuba ndyama ntinumva induru, ahubwo nkumva ari umutekano gusa. Kuba abana banjye bajya ku ishuri bakiga bakaza bambwira Icyongereza, njyewe ibyo bambwiye bimwe ntaranabyize mba numva bishimishije. Nta kintu cyanshimisha nka FPR Inkotanyi z'u Rwanda, n'abantu banyumva wenda bazantera inkunga kubera nta bushobozi ifite. Nkakomeza nkashyigikira FPR Inkotanyi zacu. Ariko hari n'indi miryango nashyigikira, nkajya ndirimba indirimbo zibigisha, zigisha imiryango kubana neza. Kuko nakuva nari nashaka nta kibazo nigeze ngira mu rugo rwanjye. Yego, nkabigisha inzira bajya banyuramo nabo bakagira amahoro. Ntabwo twabuza u Rwanda umutekano kandi baduha umutekano uhagije. Buriya biba bibabaza cyane, n'abayobozi bacu birabababaza cyane. Nuko rero ndashimira FPR Inkotanyi z'u Rwanda, nkashimira abaturage barimo kumva badukurikiranyije bari kumva ikiganiro cyacu. Nshimira n'abanyamakuru baje bakansura, bageze ku irembo iwanjye mbonye bafite ibyuma bifata amajwi, ndavuga ati nyamara wabone nyamara b'abanyamakuru, numva ibyishimo binsatse ku mutima. Reka twizere ko uzabona n'irindi tangazamakuru ritari twebwe cyane. Mwandaringezaho ariko icyambere mu nsuhurize Madamu Jeannette Kagame. Buranjya mwemera hari ijambo ajya avuga kuri wenda bakoze nk'ibirori, nkumva biranshimishije cyane, nkumva kubwanjye bana munyereka rwose nkamugira ko akantu mubaza gashimishije, kuko umusaza wacu yamufashe neza rwose. aho bigeze ibyishimo bimaze kundenga. Ugira n'amavideo ya Madamu Jeannette Kagame se? Cyane ndayareba cyane, ndabikurikirana. N'umusaza wacu nari kuvuga
mpita nkubitaho agatekerezo nkavuga ati umusaza wacu kuba akomeye kuriya n'umukecuru amufashe neza cyane ibyishimo aba afite n'umukecuru wacu aba amufashe neza cyane akagira ibitekerezo byo kugira ngo atwiteho natwe. Murakoze cyane, turabashimiye, dushimiye umuryango wa Sirasi ndetse na Emeline, mwakoze kutwakira mu rugo, tuzanagaruka. Oya kuza muzaze tubahe n'ibigori urabona ko bigiye kwera, tubahe n'amasaka azaba yeze, tubahe ikigage. Ewana natwe turishimye ku giti cyacu n'umuryango wacu. Ewana kugaruka kwanyu kuko ubu ngubu mwaratunguye, iyo muze tuba twaciye n'ibigori tukotsa tukabaha tukanarya. Ewana ngewe urugo nta kibazo, ibintu ni neza, stresse ho zivuka zino wazibonye. Buri mugabo wese ugomba kumubwira ko igihe cyose runaka iwe mu rugo umutekano ugomba kuhahora, kandi nta muntu wica umutekano, n'abantu babiri bawica. Tubashimire cyane Sirasi, tubifuriza gukomeza kubana neza, tera imbere, mukomeze mwigishe n'abandi, yaba abaturanyi banyu ndetse n'abazabona kino kiganiro, nize ko kizabafasha. Mwakoze kubana natwe, ndetse twizera ko namwe mukurikiye kino kiganiro kizabasha kubafasha. Rero ufite icyo ushaka kuvugisha uyu muryango, n'ubundi nimero watubazaho ni iyi ngiyi iri munsi, kugira ngo niba hari ikintu wifuza gufasha. Emeline ni umuhanzi, yerekanye impano ye, afite imivugo, akorera mu muryango wa FPR, umuryango wacu mwiza, afite indirimbo nziza, ndetse ni n'umudamu ufite imitekerereze myiza cyane. Ufite ikintu ushaka gufasha n'umuryango, nimero yacu cyangwa se nimero yabo urayisanga hano munsi muri link kuri iki kiganiro. Mwakoze cyane.